ndabashubuje amahoro n'imigisha abane namwe n'Imana imeze ibarinde mumeze neza. Tugiye rero gufasha umuvandimwe wanditse komenti avuga ko afite umurwayi urwaye ibere, tugiye kumufasha rero kandi byamugirira umumaro. Inama rero ya mbere umuntu yamugira ni uko yabanje akajya kwa muganga bakareba ko nta kanseri cyangwa se izindi ndwara zaba zirimo, yarangiza bakamuha ubufasha bwihuse bwo kwa muganga aba tuzi bwa kizungu, ubuganga nyine tuzi bwa kizungu, akabanza akagerayo akareba. Indi nama rero byanze ubufasha bwo kwa muganga ntacyo biri kumufasha, yakifashisha rero ibi ngiye kukubwira cyangwa se kumubwira, nawe hari icyo uzi watubwira, wakandika komenti ukatubwira. Icyo ngusaba rero ni ugukurikira iyi nkuru kugira ngo wumve kandi ufashe n'undi muntu waba ufite ikibazo nk'iki wamufasha. Umuvandimwe rero indwara ye twayumvishe kandi twumva hari ibyo twamufasha, yagenda agashaka igishishwa cy'umushaba, agashaka umurehe amababi, agashaka umucundura, agashaka n'intagarasoryo ibibabi cyangwa se imbuto zabyo, akabitunganya akabironga neza akabitunganya, yarangiza akabishyira mu kantu akabisekura ubundi agahomaho. Ibyo rero bizamufasha kandi bimugirire umumaro. Hari n'ibindi rero umuntu yamubwira anyuze mu gikari byiyongeraho, nk'ibikoresho bindi yakoresha kugira ngo bimufashe, harimo udutambaro dusa neza tudafite umwanda, nk'agatambaro k'umweru akabanza akagatera ipasi kakavaho mikorobe, ubundi akajya agakoresha mu gihe ahomyeho bya bintu kugira ngo bigumeho. Afite agatambaro keza k'umweru hasi gatukura, ubundi akomekaho washyizeho bya bindi nakuvuze haruguru byamufasha. Nawe rero hari undi muti waba uzi wavura ibere watubwira kugira ngo dufashe uyu muvandimwe wacu, urumva ko ababaye rwose. Bizadufasha rero kugira ngo twige kandi dufashanye, twivure kandi tutagiye mu bavuzi ba gakondo bandi batumye amafaranga cyangwa se bakaduhemukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntibatuvure kandi twababwiye ko tubabaye bakatujya amafaranga, sibyo? Aho rero utuye ibi birahari wabyifashisha. Hari n'ibindi rero ugomba kumbwira, ngomba no kukubwira cyangwa se nawe ukambwira kugira ngo mbashe kuba naguha ubufasha. Yamenye rero icyo dushinzwe cyangwa tubereho ni ugufashanya kandi tugatera imbere mu byo dukora byose. Ushaka kumpamagara kuri 0783760503. Iyo niyo nimero wampamagaraho akakubwira ubundi buryo wakifashisha. Ushobora no kwandika SMS kuri iyo nimero nkayibona nkaba nagusubiza, byagira umumaro. Mugubwe neza rero kandi mufatanye kandi mufashanye, wakohereza nk'iyi videwo ahandi hantu ukayisangiza abandi kugira ngo ubashe kuba wakifasha nimba hari undi muntu waba urwaye.